Alright, tongere kandi kubakira muri Alta Talk. Yibaza ko yakagayo gatanu. Ngibagiwe no kubara zabaye nyinshi cyane. Turashimira abantu mwese mutanga comment mutubwira ahantu hatandukanye abatubura batubwira ibivuga biradufasha. Ibyo rero bidutera courage yo gukomeza gushaka ibyo twaganira namwe. Rero uyu munsi rero tugiye gukomeza tuvuga ku bintu bitandukanye ariko bijyanye n'ubuzima bw'agakiza, bijyanye n'ukuri kwa Yesu n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero nkuko tumaze igihe tuvuga uburyo umuntu akizwa. Twavuze ko gukizwa ntidukizwa ku bw'imirimo, twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana. Ariko iyo tubivuze gutyo hari igihe wenda umuntu ahita yibaza se imirimo nta kikimaze, ko tutinda tuvuga ko umuntu adakizwa n'imirimo kandi ni ukuri. Ariko umuntu ashobora kwibaza kuvuga se imirimo myiza niba ari ubuntu, niba ari gutuza tukaba mu mahoro tukizera gusa, imirimo myiza imaze iki? Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mirimo myiza. Ubundi imirimo myiza ubundi ni iki? Buriya iyo tumaze kugera muri Kristo hari ukuntu tugira hari purpose. Biravuga ngo twahamagara imirimo myiza muri Kristo Yesu. So rero iyo mirimo myiza ni ibyo dushobora gukora byose n'umutima mwiza na kamere nshyashya tuba tumaze gufata, tuba tumaze kugera muri twebwe twarangiza tugaproducinga imirimo myiza. Hari ikintu cyo kuba Paul yakomeje kuvuga cyane mu nyandiko ze yagiye yandika, akavuga agasobanura iby'agakiza, yarangiza akabwira itorero ngo mujye mugira ingeso nziza, ngo mujye mutwara neza. Ibyo kubihuza kuki Paul yagendaga bigaruka cyane cyane mu mirongo ye ya nyuma? Kuki yababwira iby'agakiza kugira akababwira ngo yitware neza, ingeso nziza and so on? Hari reka nifashe cyanditswe, hari cyanditswe kiri muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 12. Petero abivuga neza, aravuga ati mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugenderwamo. The meaning ukuvuga ngo hari igihe uko twebwe ubuzima tubaho nk'abakristo, uburyo tubaho, uburyo tubehavinga muri societe bigira image bihereza abo mwisi, abadakijijwe cyangwa abo Bible hano yari farinzeho nk'abapagani. Noneho bikagera na impact ibasigira, n'ishusho ibasigira. So no kuvuga ngo icyo numva ku mirimo myiza icyo tuba tugomba gukora ni ukugerageza, kuko hari imbuto rede tuba twarahawe muri Kristo. Iyo tumaze kwakira hari imbuto y'umwuka tugira, iyo ngiyo iproducinga imirimo myiza. Noneho uburyo twitwaramo, wari uzi ko umuntu ashobora kureba uburyo witwara gusa, uburyo Arsene witwara cyangwa Claude witwara, akakureba akavuga ati ariko nubwo ibi bintu by'ubukristo tubikereza cyangwa tutabyemera, ariko iyo mbonye uriya muntu njyewe mbona afite Imana muri we, iyo mirimo igatuma yubaha Imana. Noneho hano kugendererwa kuri wa munsi azagendererwamo cyangwa igihe azagirirwa ubuntu bw'Imana ikamwihishurira, nayo iba imwe ni nk'ubutumwa, no kuvuga ubundi ubutumwa, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turi inzandiko zisomwa na bose. Ubwo ni ubutumwa urimo urabwiriza mu bundi buryo. No guciye mu ijambo akana iryo jambo ryavuze ngo nubwo birirwa babasebya ibibi, mise biretinga n'ubu buzima bwo mwisi busanzwe. Nibuka hari umushuti wanjye cyangwa abantu abenshi badakijijwe, uzaye ukuntu bakunda amaso ahora kuba Kristo, baba bacunga, ariko kumva nk'umukristo nk'umuntu aravuze udakijijwe, ariko sha nubwo ibintu nyine by'Imana byajemo parapara nyinshi, ariko uriya tipe cyokoze uraba yarahindutse, ndabyemera. Urumva reference ayikoreye kuko abanje nubwo byajemo abanje nyine kubigeneraliza nk'ibyapfuye, ariko aravuga ati ariko uriya tipe mubonye mbona hari change, so nicyo kintu mise numva nari ndi kwibaza impamvu ngo nubwo bajya babasebya, no bihuza nuko kuntu ngo nimugize izo ngeso nziza bizatuma bahimbaza. Akavuga ikintu cy'ingeso nziza ntabwo bivuze ko umuntu ari perfect. Ntabwo Kristo bihindura umuntu ngo perfect ngo ubeho nta kantu na kabi ukora.
ariko umukristo aba afite umwuka wera muri we Yeah. kandi uwo mwuka wera ibyita niyo mpamvu byita imbuto z'umwuka kuko ziba imbuto zacu twaseba ariko hari imbuto ni ikintu kigaragara hanze ubu iyo utambutse ukabona igiti gifite imbuto abantu barasoroma nicyo gituma umenya ngo iki ni igiti cy'umwembe iki ni cy'amapera ni imbuto izana difference so hari imbuto z'umwuka amahoro ubugwaneza kugira neza gufasha urukundo kwirinda ibyo byose muri ya process umuntu arimo arakura ikigaragaza uko umuntu arimo arakura nuko n'izo mbuto zigenda zigaragara noneho abantu babona kuvuga ngo uriya ni umukristo tubishyire no mu buzima busanzwe n'ubuzima bwacu aho tuba mu rugo aho twese tuba turi mu rugo iyo ugira nkuko waruvuze ntabwo bavuze ngo baye perfect ngo nta gakosa na kamwe ukora oya ibyo byo ntabwo ari byo ariko n'uburyo ubaho n'abo mubana n'abo mu rugo uko mubana hari influence ubagiraho buriya navuga ko imirimo yacu cyangwa n'umwuka wera ibyo dukora biri contagious no kuvuga ngo biranduzanya ahantu ugasanga abantu baravuga n'ikintu bajya gukora ukabuta ariko nubwo tugera gutya harimo umukristo muri twebwe hari ni protection inzira yo kubamo ntabwo ndashaka ko tutandukanye ikintu cyo kwihingamo no kwishakamo imbaraga z'ingeso nziza no kureka umwuka wera agashininga light yayo ubyo kubikora biroroshye ijambo ry'Imana rivuga ngo mube abantu ngo mujye mukora iby'iryo jambo kuko abaryumva gusa ntibarikore ngo babishuka uburyo bwo kugaragaza ubumana hanze nuko wumva ijambo icyo usomye icyo wize ukagishyira mu bikorwa ukora icyo nicyo ndavuga ntabwo ari kwishakamo ngo reka ngerageze mbe umwana mwiza ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ndi umucyo w'isi so ni gute nabo umucyo w'isi aho nkora aho mba mbese n'ibindi ahubwo nibutse ijambo rivuga ngo twabikijwe ijambo ry'umwuzuro ahandi Yesu no mu nyigisho ze yareferaga ijambo nk'imbuto iterwa mu butaka bwiza remember yaguye mu mahwa yaguye hano yavuga ko yaguye mu butaka bwiza ngizera izindi mbuto ariyo ya mirimo myiza turi kuvuga ariyo iza results zigaragara ku mukristo kwa rukundo kwa guca bugufi ya neza bya bindi byose so ako kantu karamfashije cyane uvuze uburyo ari sinzi uko navuga results mu Kinyarwanda ni iki ni ingaruka z'imbuto y'ijambo ufite muri wowe ikindi kintu navugaho ku mirimo myiza y'abakristo cyangwa se ku buzima bwa nyuma yo gukizwa buri impamvu dukizwa twagakwiye gukizwa tukajya mu ijuru direct kuko tubona iyo tugumye hano ku isi isi nimbi twarabibonye ibihe bishize ukuntu twagiye dusoma ati muri mwisi basize mwisi mumeze nk'intama ziri mu birura tubona uburyo yabaye corrupted cyane mo abantu biga basenga ngo Yesu agaruka ibibazo byabaye byinshi mu ijuru turahakumbura niko bimeze so byerekana uburyo ese no kuhakumbura cyangwa nuko turushye ni hano no mu ruho hanga being honest sibyo ariko mbona ikintu kimwe mu bintu Imana idusigiraho no kugira ngo tube again urumuri tube kubera umuhamagaro ari impamvu tuba dufite ntabwo twasigariye gutyo Yesu yasize abagabo 12 ari 12 yahisemo nk'intumwa yarabazanye yarabigisha maze kubigisha ku munsi wa nyuma ajya kuzamuka aravuga ati mugende muvuga ubutumwa bwiza ku mpera z'isi yose isi ari nabyo bintu natwe ari nayo purpose umukristo yagakwiye kugira uwo ari we wese regardless hari ndabizi ari impano Imana yaduhaye bamwe kuba imihamagaro bamwe kuba abapasiteri hari abaprofete hari abigisha ariko urashobora guteba akavuga ngo ngese ko nari pastor nkaba ntari prophet ngiye nakora iki hari ikindi kintu gitwa itarano kiri muri bibiliya ngo abantu babikijwe amatarano cyangwa se talent Imana ari by'Imana yaguhaye gukoresha ushobora kuririmba muko kuririmba ugatuma abantu benshi bamenya Imana aricyo kintu rero nk'abakristo numva twagakwiye kandi uzarebe iyo umuntu akijijwe akagira ikintu akora ku mubiri wa Kristo kuko ngiye nawe nitwe church nitwe torero rya Kristo tuzi ko bitakiri inyubako y'amatafari byari ihema ry'ibonaniro kera uyu munsi ninjye nawe
iyo umuntu ari kugira ikintu aparticipatinga mu mubiri wa Kristo cyangwa mu itorero bitewe n'ibyo Kristo yamuhaye byo tubonye ko it doesn't matter kuba uri umuhanuzi cyangwa iki nibwo anakura. Sizi uko mwebwe mubyumva mutubwire kuri comment ndetse mutubwire uko mubyumva ariko imirimo myiza ni ikintu cyangombwa cyane tuzi ko izanaduherekeza ariko imirimo myiza kuko na hirya y'imirimo ugomba no kugira na motivation nyayo kuko ntabwo uzagira mu ijuru gusa ubwire Yesu nakoze ibi n'ibi n'ibi azavuga ko warabikoze kugira ngo bigaragaze wagiye gufasha abantu kugira ngo bagushime so ariko ibyo byose iyo uyoborwa n'umwuka ntabwo iyo ibintu byishakamo ubwawe so reka tubashimire kuba mudukurikiye turimo turavuga ku mirimo myiza twavuze yuko atari gukiza ariko iyo ukijijwe uyisanga muri Kristo kandi iyo uyikoze iyo wirinze iyo ukoreye Imana iyo ugendeye mu ngeso nziza iyi Imana tuvuga bibasha cyane kugaragara biravuga ngo turabahamya ngo nimwakira umwuka wera ngo muzahinduka abahamya ubuzima bwacu bwonyine tutavuze ushobora guhamya inzandiko zisomwa nabo so uko witwara uko ugenda buhoro buhoro ugenda uhamya Kristo umurikira isi n'ingeso zawe nziza rero Imana ibahe umugisha mukomeze mu liking mukande kuri subscribe mu sharing kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose ngiwe nari Arsène Chris Jean-Claude n'inyuma hara kuri kamera na Ivan yitwa Ivan niwe udufasha tuvuga ko tuzayihindura kamera ariko ubutaha Ivan rero bamugisha goodbye reka nanjye ijwi ryanjye rijye